Nongeye mbaye ikaze mwebwe mukurikiye ibiganiro kuri uyu muyoboro Garagara Gospel, amakuru atandukanye ku iyobokamana ndetse n'ibindi bibafasha. Tuba tugomba gusobanukirwa byose. Turi mu kinyejana cyihuta cyane. Muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14 aravuga ngo maze ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko iza. Iryo ni ijambo ry'umwuzuro kandi rifite ubusobanuro koko bwimbitse. Ndishimwe Josue Maripas. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kwikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kukugeraho kandi dukomeze kurema umuryango mugari w'intekerezo nzima zitwegereza Yehova. Sindi jyenyine, murabibona ko ndi kumwe n'umukobwa mwiza, ni mushiki wacu yitwa Esther. Nawe umeze neza, umeze mute? Turabishimiye, tubahaye ikaze, Imana ibahumugisha. Amina, turashima Yahwe. Rero nibyo ngibyo. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ngingo ntoya, nawe azi byinshi mu bijyanye n'iyobokamana, by'umwihariko n'ingingo tujye kuvugaho gatoya, ariko nageze ngo tuyiganireho nk'uko n'ubundi nawe asanzwe turagenda dukorana ibiganiro byinshi kuri uyu muyoboro, muzagenda mubibona. Hari ijambo riri muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 36, aho Yesu yavuze ati uwo munsi, ariko uwo munsi nta muntu uwuzi, naho yaba abamarayika cyangwa umwana, uretse data wenyine. Uretse data wenyine. Uwo munsi yashaka kuvuga yari umunsi w'imperuka. None turibaza ngo umunsi w'imperuka koko ntuzwi igihe? Icyo ni cyambere. Ikindi, na Yesu ubwe nyirizina ntabwo awuzi. Yego. Gatatu, ibyo byaba bisobanuye iki none ku bantu biteguye imperuka batazi n'ikintu na kimwe kuri yo? Nibyo bibazo bitatu tugiye kwibaza bijyanye n'isomo ryo muri Matayo 24:36. Esther, umunsi w'imperuka ntabwo tuzi igihe uzabera. Icyo kibazo wagisubiza ute? Mukozi, mu by'ukuri umunsi w'imperuka nta muntu n'umwe aho ko byumva umunsi w'imperuka, umunsi umwami wacu Yesu Kristo azazira, nta muntu uwuzi. Ntabwo Bibiliya yigeze ipurisayizinga ngo itwereke ngo umunsi n'uyu, ariko icyo batubwiye ni uko tugomba guhora twiteguye. Iyo data abona ko ari byiza kutubwira, aba yarawutubwiye. Impamvu atawutubwiye si uko atwanga, si uko ari indi mpamvu, ahubwo yabonye ko icyiza ari uko umunsi tutawumenya. Gusa tubwira ko tugomba guhora twiteguye. Kandi koko nibyo, kuba tutawuzi se hari icyo byica mu buzima bwacu bwa buri munsi? Hari ikindi gisobanuro bishobora kuba bifite, ariko nanone tekereza nawe uzafata nk'amanota cyangwa uzahabwa impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi cyangwa birete, ariko ukaba wiga buri gihe utarabwiye uwo munsi. Muri icyo gice cyo hagati na hagati waba ufite imimerere imeze ite mbere yo gutekereza ko wa munsi ugeraho guhabwa icyo kihamya ko wize ayo masomo? Birumvikana ni ibintu bigoye gutegereza, ariko icyo tuzi ni kimwe, data Imana yacu ni Imana yo kwizerwa. Nta kintu na kimwe mu byo twagiye tubona yavuze kitasohora. Yego. Yaba mu byo tubona mu ijambo ry'Imana, hari ibyo dusoma bigasohora, hari n'iby'igisezeranya inshuti zacu tukabibona bisohora. Rero ibyo Imana yagiye ikora ni ubuhamya, ni igihamya cyiza cy'uko no kuba yaratubwiye ko azaza kandi ni koko umwami wacu azaza. Rero gutegereza tutazi umunsi nta kintu bidutwaye. Si uko Imana itwanga, si uko ari ibindi, ahubwo ikintu cyose yabonye cy'ingenzi cyadufasha muri iyo myiteguro. Nk'uko niba ubyibuka, Abisirayeli mu rugendo rwabo ngo yabahaga manu yo kubafasha muri urwo rugendo. Natwe rero mu kumutegereza yaduhaye manu, ijambo ry'Imana ridukomeza buri munsi, umunsi ku munsi, tukumva ahubwo tukumva yanaza vuba. Rero niba yaradusigiye manu yo kurya idufasha kumutegereza buri munsi, ikintu dusabwa ni ukwiga ijambo ry'Imana buri munsi. Ibyo bikuyeho ko gutegereza byaba ari ingenzi cyane se? Wa munyeshuri uri guha amasomo meza ukamukorera igisabwa cyose, ntiyagakwiye kumenya ni yazafatira birete? Umunyeshuri kumenya igihe azafatira birete, we umunyeshuri
niyige akore examen neza azitsinde, n'ubundi aba abizi ko umunsi uzagera birete bakayimuha. Okay, mu bihe bitandukanye rero byagiye bishira imyaka abantu bagiye bahura n'ikibazo cyo gutekereza cyangwa kugena igihe Yesu azazira. Muri documentary turaza kumva gatoya kuri narration yakozwe nawe wari uri kwerekana cyangwa se ni amagambo make werekanye y'uburyo kugaruka kwa Yesu gusa nk'ukwabaye urudubi dayirema kwashyize abantu mu kintu batari bari kugenda bashyikira, ariko byose bihwanirizwa ku kumenya ko bo bashakaga kumenya itariki, ariko bigenda bigorana cyane. Ariko mu by'ukuri ko cyari ingenzi cyane yuko tumenya uburyo bwo kumwitegura, tukitegura neza kurusha gutekereza no gufata amatariki y'ingenzi yo kuba twavuga ko Yesu azagarukira. Rero twabonye mu mwaka wa 1844 bitwa ba William Mira bateguye uburyo biragorana birangira babonye bitabaye mu 1870 abayitwa ba Charles Russell bavuye n'itoro ry'abahamya ba Yehova. William Mira ndumva ariwe wahuje n'itoro ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi na ba Nostradamus kugeza kuri kalendari ya 2012 yasojwe y'abamaya, ndetse no kugeza mu 2000 aho twabonye ko abantu hafi ya bose bumvaga ko imyaka 2000 ishize Yesu aragaruka aho ngaho. N'Abanyarwanda twabonye ibitekerezo by'uburyo abantu ngo barayenga kuri stade Amahoro ngo bari gusingiza ngo bagurisha ibyabo. N'ejo bundi hari umusore wo muri Ghana witwa Ebonowa yavuze ko imperuka yari kuba ku itariki 25 z'ukwa 12 2025 yonyine, ariko ntabwo byabaye. Ibi byerekana iki? Nuko abantu bakomeje kuba batekereza. Reka udufashe isomo tugiye kwegera rinavuga yuko dushyiraho umwanzuro riboneka mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 7. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 7 haratubwira ngo arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yageneye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Urakoze cyane rekeraho. Yesu asa nkaho yabonye ko iki kibazo kibajwe n'abigishwa be naho mu gihe cyabo, ariko ahita ababwira ngo si ibyanyu kumenya iby'ibihe, icyakora muzahabwa umwuka wera kandi azamanukira. Noneho nibishoboka icyo gihe nimumuhabwa muzambera abagabo bo kumpamya. Agenda avuga ka gace kose i Galileya, wenda yanakubwira hano mu Rwanda ndetse n'ahandi. Ubwo icyo bisobanurira icyo bibitubwiye, icyacu si ukumenya umunsi, icyacu ni uko dusaba umwuka wera akatumanukira tukaba abagabo bo guhamya ibyo kugaruka kwa Yesu n'abagabo bo kuvuga inkuru ye. Ubwo rero nibyo turahuzwa na byandi biri muri Matayo 24:14 ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko iza. Bishatse kuvuga ko imperuka twanayitebutse cyangwa tukayitinza. Rero ibijyanye no kuvuga ngo data wenyine byo bishobora no kujyana na verisiyo zindi wasoma, ariko igihari cyo ni uko Imana irabizi, ariko iyo turi abantu b'Imana kandi twitaye ku kumenya ibyayo iduhishurira amabanga yerekana iby'igihe cya nyuma, tukamenya igihe nubwo tutavuga itariki kuko bishobora kudutuma tutitegura neza. Ubonye ko hari nk'abanyeshuri bumvaga exam igiye kuza bagapanika, hakaba n'amajoro baryamye. Narumvise ngo hari umunyeshuri ugeze kwiga ngo ariko cyane birenze ngo ku munsi w'ikizamini ngo n'iryo joro arayiga ngo mu gitondo ngo abyuka ngo yaturubuye yabona n'uburyo akora ikizamini. Ikintu abantu bagomba kumenya ni kimwe, Imana yacu iradukunda, Imana yacu niyo kwizera. Nta kintu cyiza na kimwe cyatugirira umumaro Imana yigeze iduhisha. Niba Imana yarakugiriye neza, niba hari ibintu wabonaga ari imigani, Imana ikabisohoza. Kubera iki wumva ko Yesu Kristo azagaruka? Ntabwo nyine yashatse kutumenya umunsi, ariko icyo tuzi neza tudashidikanya ni uko Yesu ari bugufi kandi azagaruka. Urakoze cyane rero Esther, nakwishimiye muri iki kiganiro ku bw'igitekerezo dusangije. N'abandi bakomeje kudukurikira rero muri iki kiganiro, ubwo twabishimira kandi tukababwira ko mukomeza gutebutsa uko kugaruka kwe, tutitaye ku kwita ku matariki azavugwa na benshi, ahubwo tukita ku kumenya ese twe turiteguye aje uyu munsi twabana.
muri Yakobo muri Petero bavuga ngo Imana ntitinze isezerano ryayo nkuko abantu babivuga, ngo ahubwo ngo twihanganira kugira ngo hatagira n'umwe urimbuka, ariko igahita ivuga ngo umunsi w'Imana uregereje, ngo ubw'ijoro rizazingwa nk'umuzingo w'igitabo, ngo maze iby'ingenzi byose bikayenda nyine bikayonga. Yego, noneho asoza avuga ngo mbega uburyo twari dukwiye kuba abana b'Imana. Nicyo kintu cy'ingenzi rero. Reka mbere yuko wenda dufasha mu isengesho risoza, mbwira abantu bari hano kugira ngo turusheho kwegera Imana biruseho kurenza kubara iminsi ivuga kugaruka kwa Yesu. Imana y'amahoro ibezo rwose, kandi mu bwanyu imitima yanyu, abagize imiryango yanyu birindwe kugira ngo tutabonekaho umugayo ubwo Umwami Yesu agiye kuza. Wadufasha mu isengesho risoza. Reka dusenge. Data wera mwikiranuka, turagushima, imitima yacu iragushima, ntacyo twakuburanye nta n'icyo tuzakuburana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amena. Tugushimiye ko utemeye ko tumenya iby'umunsi uzazira, ariko ukatubwira ko uko bigenda kose uzagaruka, ko agiye gutegura aho tuzaba. Dukomereze ibyiringiro byo kugutegereza, twongere umushyikirano tugirana nawe, kandi ijambo ryawe rigwirire muri twebwe. Udufashe, ukomeze, uturinde, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye. Amen. Amena. Murakoze cyane.